Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, tuje kuri aya manywa muri studio, sindi jyenyine ndi hamwe n'umushakamba. Mushakamba mwaramutse mwiriwe neza? Sentama waramutse wiriwe? Aramutse neza mushakamba, wiriwe? Yego Yego. turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu. Yego, itariki niyo rwose. Haramutse inkuru mbi mu bakunzi ba AFC M23. Yego, ni inkuru y'akababaro, babuze umuntu w'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yego. Kavu. Yego. Wari guverineri wungirije witwa Gashinge Gasinzira Juvenal. Yitabye Imana. Urupfu rutunguranye. Ni urupfu rutunguranye kuko si yarwaye. Yego. Nta nubwo yarashwe. Yego. Nta kibazo cyagateje urupfu cyagaragaye kuri we cyari mu muryango we, ahubwo ni urupfu rutunguranye nk'uko wabivuze. Yego. Itangazo ryashyizwe hanze na Kivu y'Amajyepfo. Yego. Nabonye nubwo ritasobanuye byinshi ariko rirabyemeza. Rirabyemeza. Itangazo ryasohotse kuri itariki y'umunsi. Riri mu rurimi rw'igifaransa, riravuga riti communique nk'uko bisanzwe, ariko hariho cya kirango cya AFCM 23. Yego. Hakabaho n'ikindi kimeze nka kashe cyanditsemo PSK ni province du Sud Kivu, intara y'Amajyepfo. Itangazo riravuga riti la province du Sud Kivu annonce le décès brutal de son vice-gouverneur en charge des finances, monsieur Gashinge Gasinzira Juvenal. Nos condoléances à sa famille biologique et à toute la population de la province du Sud Kivu et à tous les membres de la FCM 23. Intara ya Kivu y'Amajyepfo. Yego. N'akababaro kenshi iramenyesha urupfu rutunguranye rwa guverineri wungirije ushinzwe iby'umutungo, monsieur Gashinge Gasinzira Juvenal. Yego. Kavuga bati twihanganishije umuryango we akomokamo ndetse n'abaturage b'intara ya Kivu y'Amajyepfo n'abagize AFCM 23 bose. Yego. Bagasoza bagira bati le reste du programme vous sera communiqué ultérieurement. Gahunda zindi, imihango yindi ikurikiraho turayibamenyesha hanyuma. Kwihanganisha rero umuryango we. Bwana Sentama. Yego. Uyu ni umuntu ukomeye cyane kuri twirwaneho ndetse no kwirwanaho kw'abanyamurenge cyane, ku buryo ngenda byita ko ari akababaro gakomeye. Yego. Kuko ni inkuru ije ikurikira urupfu rwa nyakwigendera General Makanika. Si we wenyine, n'abari abasore baguye i Goma. Yego, hari abandi banyamurenge baherutse kurasirwa i Goma nk'uko bivuze. Yego. Ariko by'umwihariko ku ruhande rwa politiki yarwaniye abanyamurenge ku buryo ntatinya kuvuga ko apfuye cyangwa atabarutse ari umunyabigwi ukomeye cyane. Yego, ni umunyabigwi. Umuntu w'umugabo, ni umuntu wari ingirakamaro. Yego. Kumubura rero ni igihombo gikomeye. Igihombo gikomeye ku muryango we, yaba umuryango wa politiki, yaba umuryango akomokamo avukamo. Ni igihombo ku mpande zombi. nk'uko twarimo tubivuga, yego,
ngira ngo niwe muntu wa mbere wagaragaye yambaye umwenda wanditseho AFC twirwaneho cyane umupira wera niwo abantu babyibuka niwe abantu babyibuka neza yambaye umupira wera wanditseho mu mugongo yego ni n'umuntu kandi wenda bamwe iyo byagenze gutya dusaba abantu ko bashyira commentaire batanga ubutumwa bwabo nabo bakavuga ibigwi by'uwo muntu nubwo bitari buze kubura abashinyaguzi kuza babeshya ibyo bashaka ariko amakuru atugeraho ni uko atishwe n'umwanzi ahubwo yishwe n'uburwayi butunguranye ubwo burwayi butunguranye nta bundi ni ikibazo cy'umutima mu gifaransa ngo ni crise cardiaque rero iyi ni indwara ishobora gufata umuntu igihe icyo ari cyo cyose n'aho ariho hose yego n'aho ariho hose ntabwo ari ikintu giteguza umuntu turihanganisha rero abanyamurenge aho bari hagiye hatandukanye abo mu muryango w'abasita nkeka ko akomokamo cyangwa mu nzu niba ari inzu cyangwa ari umuryango cyangwa abasinzira ko ni gasinzira ubwo niba ari gasinzira ubwo ni abasinzira abasinzira prononciation hari igihe rugora by'umwihariko rwose turabihanganishije abanyamurenge aho bari hagiye hatandukanye by'umwihariko kandi abarwanashyaka ba AFC 23 kwirwaneho kuko barafatanije urugamba rukomeye kandi ngira ngo atabarutse itafari rye ryari rigeze aheza umusanzu we yawushyizeho ubushakashatsi yego nubwo abantu bari bakimukeneye yego ariko ikigaragara umusanzu we yawushyizeho ibyo gukora yarabikoze gerageza aheza ho gusarura cyangwa se ho kurya ku mahoro yaharaniye cyane ariko niko bigenda intwari zitabaruka hakiri kare ko bimera intwari zitabaruka hakiri kare ariko ibikorwa bigumaho nubwo ari inkuru y'akababaro ariko nanone yego nta kubabara cyane hagomba kubaho no gukomezwa n'ibikorwa yakoze yego kuko atabarutse nk'intwari ntatabarutse nk'ikigwari yego bwana Sentama urabona atabarutse mu gihe hari itsinda ryavutse ryitwa Utugara akagara yego Utugara yego ngira ngo bari basa nkaho bashaka ndabita bashaka kuburizamo ibikorwa bya gasita ibikorwa bya makanika aho tutari buze kubura no kubumva bigamba urupfu rwe cyangwa se bashigaragaza amagambo yo gushinyagura baba bashinyagura banahimba n'izindi mpamvu ngo azizibi no twarabyumvise yego bariya ni abantu b'abashinyaguzi ariko nta mbaraga bafite bazatsindwa ni abantu bakorera inda yego Tshisekedi aba yarabaguze akabaha amafaranga kumwe wumvise ajya atanga amafaranga noneho rero ugasanga baramushyigikira bakanga inkomoko yabo ugasanga baranga bene wabo noneho bagashyigikira ibikorwa bya Tshisekedi noneho iyo hagize upfa muri bene wabo utari mu Kagara yego icyo gihe bashaka izindi mpamvu bagahimba birumvikana ko bashaka igishoboka cyose kugira ngo bakunde bagaragaze ko cyangwa se bapfobye ibikorwa by'umuntu niko bimeze ndetse banashinyagure andi makuru ahari yego
maze kwakira yego nayahuza no kuba koko yaba ari ikibazo cy'umutima, yego nayavuguruzaga ko hari abavuga ko yaguye muri dushe. yego Amakuru aravuga ati si muri dushe yaguye, yego yagiye ku kazi kuri ofise ye, yego ashitse imbere y'umuryango arasitara yikubita hasi, yego nuko ntiyasubiye kubyuka, aba ararangiye. yego Arangiye nk'intwari, reka bari iryo jambo mvuga, kuko aguye mu kazi, aguye mu bikorwa bye bwite. yego Bwana Sentama, ngira ngo twaba turekeye ahangaha inkuru, turi buze kuza nako ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yo gutabaza, yego yo kubwira abantu igikuba kibaye no kwihanganisha umuryango wagize ibyago. Yego, ni inkuru yo kwihanganisha umuryango, yego no kubafata mu mugongo birumvikana, yego no kubwira abantu ukuri kugira ngo bataza kumva ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga bakabifata nk'ukuri. yego Reka mushimire. urakoze cyane nawe, umunsi mwiza n'abadukurikiye umunsi mwiza, kandi Banyamurenge muri rusange n'abakunzi ba AFT 23 twirwaneho, mukomere, kandi agiye gitwari ntabwo agiye kigwari. Turabashimiye rero bakunzi bacu ko mudahwema kudukurikira, kandi twihanganishije umuryango wagize ibyago muri rusange. Naho utaha mu makuru yacu, mwakoze, mwirirwe neza.